umva shara mwarimu aragigira uzi ko utamuhana ruswa y'igitsina ngo yemere mani uzi ko nasibiye inshuro 5 zose ntabwo yagutumye ngo wapare ibintu bimeze na nyine n'ibibazo nuko hari habaye ntacyo ko se sha regite nako jewe ni directeur wawe umva ntabwo wabyumva noneho uzi njyewe ibaze yuko noneho n'uriya mwarimu aba yagigiye nta kintu basi wanamumarira ngo anakongereho nangahe rero yarasinziriye iyi nanjye nabonye ari umufungamoto karagigira byatari umva shara mwarimu aragigira uzi ko utamuhana ruswa y'igitsina ngo yemere mani uzi ko nasibiye inshuro 5 zose ya shana ko nagize gahunda ni ukwiga nyine harya ubwo ni sangahe ndabona ari 10:00 ushaka tujye kwirebera wa tibi tujye kubareba
uravuga ko agesha irihe shuri ku ishuri ryanjye bambara ibintu nk'ibi ngibi naniye noneho burundu ntabwo muzi ko twavuye kwambara inkweto z'umukara ese ibintu ntabwo bambaye n'ibi ugiye kubyina se wanze imibare no kubaka ugiye kubyina kare nta gutebeza ibikweto ariko ndatebeje ibisatsi utatogosha jewe zene kupa mbana kupa kupisha ugo kupa amaguru abaye ikirara kuva ryara yarengana ariko diregite mu byubahiro byanyu rwose njye nuko nari nyuze hari habaye impanuka mbanza kubafasha kukira uri umwana mwiza wahindutse na none ariko ndacyari umwana mwiza ese niki cyatumye uhinduka bwo nuko rega hari habaye impanuka nkanjye nkabafasha nyine niyo cyangwa perefe ntaga kishoboye akazi bariwe ndiringa nawe ariko hoye ujya ni mwewe ni wowe ngomba kudiringa nawe ntago yagutumye ngo ari ibintu meze na nyine nibazo nuko hari habaye ntaki ko se sha diregite nako jewe ni directeur wawe diregite ubu wasangemo kukanga ngiye kumukubita ngiye kumubita da mbese nagere kuzankubita uruntu rw'urugabo rungana nkawe uyu mwana gukubita gute hako muzi ibintu aba yanyweye uyu nguyu ntago wamenye ibyo ari byo nanjye byaranyobe yananiye reka tubasuzume turebe urusha undi imbaraga oya biba witonze uravuze anywa iki ntago namenye ubwoko bwawe njye rwose apana njye mbona ndayivanayo afande rwose mumfashe uyu mwana rwose yananiye oya mumfashe uyu mwana yananiye uyu mwana muri ku ishuri natwe abadegiteri baratubangamiraga niko sha bantu mbwire utuza ariko bagwitisha ko gukubita diregiteri no kumurasa wahitamo iki namubabarira ababarira wari kwita ushaka irindi shuri ryo kwiga bo gapfa ujya bakangisha amashuri siko badukangishaga amashuri mari badukangishaga amashuri umuntu akagera gutya yiturutse ibintu byagenze naniye burundu noneho uzanya abasirikare kunkanga ndavuga ukavuga noneho ziba noneho ziba uri kuvuga uzana utugambo aho ngaho umuntu abanze wasanga wabangamiye gusa gufunga imbunda yanjye umwana wa Mori noneho nimba rimwe mu uyu mwana wa Mori iki nimba nimwe mu uyu mwana wa Mori iki uyu mwana wa Mori yarananiye yabaye kirare ibisatsi ukuntu bimeze rero yawe ntabwo byiteye ipasi wowe ko mbona bimeze kimwe uyu mwana yarananiranye yige namara kuminuza nko nanjye naminuje nawe azakora ibyo ashaka genda umuyobozi ndabyemerewe yashaka kwitwara nk'umuyobozi nkandi genda ndi umuyobozi abayobozi muzamudukandamiza mushaka ku nimba umwana ugomba kumuha iki urugero imbunda amaze kuyishyiramo uri muri seta mu biki byo bakubwira ntabwo byumva uri muri seta mu biki tuza mbaye mubwire muri seta mu biki umuyobozi kare wawe kaza nkubi tuza mbanze mubwire ibi ngibi ni ibiki tuza mbaye mubwire wambwa tuza mbaye mubwire sawa munyi simbwa karako nakabwa yego karanamuka nibyo kahisemo kajya kanamuka umenye ubugigo ntabwo guceceka ngwino noneho reka kirate noneho tworoshye ibintu wapati tworoshye ibintu noneho wari kugenda ugiye noneho nimushaka munamwijyanire noneho ndamubahaye ariko safari urabona umwana yakwiga ameze ko ngoko nibi bisatsi bimeze gutya agafata umuyobozi mwiza sibyo ni utanga urugero niba ushaka ko abana biyogoshesha igipara ukaba bagikubisaho guhambira bakaza bati turi no gusha igipara namwe mukubita igipara